Inshuti bakundwa ba Bright Pages, twongeye nanone kugaruka mu kiganiro cyacu nkumare amatsiko cyo kuri uyu munsi. Twabateguriye rero uyu munsi ikimera bita karafu cyangwa se cloves. Iki kimera ni ikimera mu by'ukuri gifite akamaro cyane mu buzima bw'abantu, kuko ari ikimera gifite amateka meza kandi kikagira akamaro kenshi gatandukanye. Rero ku badukurikira tubahaye ikaze kugira ngo mukurikire kandi bijye bigira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mubisangiza abandi, mukore subscribe kandi munatungure inama aho mubona dushobora kwagura no kugira ngo tumarane amatsiko ku kimera kindi mushobora kwifuza ko tuganira. Rero iyi karafu ni icyatsi mu by'ukuri cyiza, gikoreshwa cyane mu mateka cyagize yo kuvura. Iyi karafu yakomotse mu turere tw'iburasirazuba ndetse kandi iza no gukwirakwira muri Afurika mu bihugu byinshi. N'uyu munsi mu bihugu byinshi kimwe na hano iwacu irakoreshwa cyane, ku masoko ujyayo ukayibona. Ni ingenzi cyane rero kuba tumaze kuba tuyimenye kuyikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ifite akamaro ko kurwanya ububabare bw'amenyo ndetse kandi ikagira akamaro mu kurwanya indwara z'umwijima n'impyiko. Ikongera kugira akamaro ko kongera ubushobozi bwo kwiyubaka cyangwa se kubaka umubiri. Ikongera ikagira ubushobozi bwo kurwanya indwara n'udukoko. Ikindi ni uko igira ubushobozi mu gufasha mu igogorwa ry'ibyo kurya muri rusange. Rero ifite intungamubiri nyinshi mu by'ukuri nziza, kuko mu birebana na karori ifite 274 kandi ikagira ibyo twakwita fats bingana na 13 muri grama. Ikagira ibiribwa cyangwa se ibyo twakwita carbohydrates bingana na 66. Yifitemo proteine nayo ifite 6, ndetse kandi ikagira n'izindi ntungamubiri harimo nka fibre ifite 34, ikagira vitamine C ifite 12, ikagira vitamine K, ikagira calcium, ikagira ibyo bita iron cyangwa se ubutare na magnesium. Mu by'ukuri izo ni intungamubiri z'ingenzi dusanzwe dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi tubona ko cloves cyangwa karafu itunze. Rero iyi karafu ni nk'ikirungo, kuko abakora mu gikoni barayikoresha, bakaba bayishyira mu byo kurya cyangwa se bakayikoresha mu cyayi. Hari abandi bayikoresha nk'abavura inkorora, abavura ibicurane, bayishyira mu cyayi. Mu by'ukuri ifite akamaro cyane gatandukanye. Rero ni byiza ko karafu igihe ikoreshwa yakoreshwa mu rugero, mu gihe cyo guteka cyangwa se mu gihe cyo kunywa icyayi. Mu by'ukuri abayikoresha bashobora gukoresha abakoresha ifu bakoresha 1/4 cy'ikiyiko kinini, bagashyira mu itasi y'amazi ashyushye, bagakoroga, bakaba
bamara bakayungurura bakanywa, cyangwa se abakoresha uduti twayo bashobora gukoresha hagati ya 5 kugeza ku 8 bitewe n'ingano yatwo, cyangwa se bagakoresha 5 gusa cyangwa 6 bagashyira mu cyayi, cyangwa se bagashyira mu cyayi bagiye kunywa, cyangwa n'ababa bateguye icyayi kivanzemo n'amata nabo bashobora kubikoresha. Gishobora kuba cyamaze gushya ugashyiramo, ni byiza. Icyo gihe uba urimo urakingira za ndwara twavuze ruguru, kandi ukabona za ntungamubiri nazo twavuzemo haruguru. Rero hari abantu benshi baba batayemerewe, nk'abana batoya cyane batarageza ku myaka 3, n'abafite ibibazo by'amaraso, ndetse nabo ntabwo ari byiza ko bayikoresha. Ikindi n'abafite allergie ku birungo cyangwa se kuri cloves, mu by'ukuri nabo si byiza ko bayikoresha, ariko bamaze kugirwa inama na muganga bashobora kuyikoresha kugira ngo ibafashe mu kugabanya ibibazo baba bafite. Ni byiza rero ko iyi cloves twayikoresha nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ibi byose aba ari byiza kubikoresha bisimburanywa. Ibimera bimwe na bimwe ntabwo twabikoresha buri munsi, ahubwo tubikoresha tugenda tubisimburanye. Rero nk'uko dusanzwe tumenyereye, ni gukora share kandi tugakanda subscribe kugira ngo ibi biganiro bizajye bikomeza buri gihe tubagezeho n'ibindi bitandukanye, ndetse n'ibindi mwaba mwifuza ko tubagezaho. Ngaho mukomeze kugubwa neza, kugira ubuzima bwiza, Imana ibahe umugisha.